Mbahaye ikaze mu kiganiro umudendezo. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana nabane namwe. Ndagira ngo imitima yari ifite agahinda yongera ice, ahari umubabaro Yesu yongera hashira umunezero. Nge ugarutse imbere yanyu, amazina ntitubahire yandere, uzwi ku izina rya Tsindagira. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe aho waba uherereye hose, waba uri mu gihugu cyo mu Rwanda, mbese aho uri hose ugiye kungurikirana, ndakwifuriza kurindwa n'Imana. Kamafaranga arico amafaranga ndi yakurinda, ariko iyi Imana yakurinze amafaranga araboneka. Amafaranga ndi yaguhuza, ndi yaguha Imana, ariko Imana iguha amafaranga. Yesu nashimye. Imana nitanga amahoro, umuntu akaryama agasinzira. Iyo wabuze amahoro, Yesu atanga amahoro. Ahatari ubuzima, Yesu atanga ubuzima. Ahatari umunezero, Yesu atanga umunezero. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga tubaragiza Imana, tuvuga ngo Uwiteka, tunashima Imana yaturinze, dushima Imana nawe yakurinze. Kuba wabyutse bikemera ni imbabazi z'Imana, n'ubundi Imana yakugiriye, n'iyindi neza, n'iyindi veva Imana yaguhaye. Haleluya. Ubyumve neza, aho waba uri hose, kuba ugihumeka uwo mwuka ni veva Imana yaguhaye. Reka dusenge. Wewe wagiriwe ubuntu n'Imana, weho Imana yahaye veva, ukabyuka bikemera, ukavuga ukumva biri kwemera, ukaba ugeze kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10. Uwiteka yakaba yagukirigise nguko yakirigise Petero ari mu nsi y'imbeho. Birashari igihe ujyama wiyakiriye umva ko butari buce, ariko marayika akaza akakukangura, ukabyuka ukumva biri kwemera. Ndagushimiye wowe gihumeka umwuka wazima, ariko nawe gihumeka uhereza Imana icubavuga ngo Uwiteka ngo ayicubahiro kuko wagize ute wandinze. Usubize amaso inyuma, wibuka handi Imana iri kugenda ikugobotora, wibuke akagozi Imana iri kugenda igukuramo, wibuka handi Imana iri kugenda ikukura. Hahandi bari gutega imitego Yesu akagukurayo, handi bavuga ngo urapfa Yesu akagukura, ndubi bagutega ngo baragushikira hano Yesu akakurinda. Aho nuhibuka ukavuga ngo naje njingi uko naramutse amahembe yaramfashe, njingi uko uburwayi numva kunda umubiri wanje rutameze neza, ariko Yesu akaba yaje akangura kuri ako kagozi. Imana ngo hayicubahiro, wibuke kuko umutima ndaguduruza. Turagushimye Yesu Kristo, turagushimye umwungeri mwiza upfira indamaze. Ndagushimye kuko uri Imana yacu, uri Imana ifite ububasha, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana itari Bayari, uri Imana itari Dagoni. Uko twari tujyamye ng'indumbi zegetse, turabyutse twumva biremera. Turabigushimiye kuba tugihumeka umwuka w'abazima, turagushimye kuko wadukuye mu ngo y'urupfu, abagabo waturinze, abafasha waduhaye warinze, urubyaro waduhaye warurinze. Latosi efo, ndabigushimiye Yesu kuko hari indambara warwanye ku buzima bwacu. Twatugeze kuri tariki ya 17, si kubwacu ni kubwawe, si kubw'amafaranga dufite, si kubw'abafasha beza waduhaye, ahubwo ni imbabazi n'ubuntu watugiriye. Turabigushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Unyemerere rero uko waturize kuri tariki ya 17, Data wo mu ijuru, utegera amatwi abaguhamagara, wewe ureba abarengana barangiza ukabarenganura. Utwemerere kuba tugeze kuri iyi tariki, turakwinginze mwungeri mwiza, ndongeye ndaguhenze kuko wavuze ngo nidusaba tuzahabwa. Aba bantu, ubu bwoko budukurikiye, ubu bwoko turi kumwe nabo, ukomeze ubandindire bazasoza uyu mwaka, aya mezi asigaye ngo umwaka turangize. Ukomeze udushireho uburinzi, ukomeze utange ingabo nyinshi Data zipfe ku bwacu. Ndabizi wamenye amaraso ku musaraba ku bwacu Yesu, uremera urabambwa, umaze kubambwa urabamburwa. Reka tubigushimire kuko kuba tukibona amaraso wamenye, kuba tukiriho ni imbabazi ni neza watugiriye mu izina rya Yesu, amen. Rero bene Data, mvuze kundi gusenga, mvuze ku maraso ya Yesu, mvuze kubambwa kundi Yesu yagiye kubambwa, cyangwa se kundi Yesu yapfuye yamara gupfa akazuka. Amen. Ari abagore babiri ngunda muri inguru ya Yesu.
icyamba nawe ukazaba indwari. Aba bagore babaye indwari. Icyamba aba babyeyi ngiye kukubwiraho, Mariya na Marita babaye indwari. Yesu amaze gupfa, Yesu bamaze kumubamba, Yesu bamaze kumushingura, ku gituro cye bashizeho abarinzi. Yesu nashimwe. Ndagira ngo ubwire kunda aba bagore bombi, Mariya na Marita babaye indwari. Bamaze gushingura Yesu, ntabwo iyi mva ya Yesu bayihaye agaciro. Ariko aba bagore bombi bararyama babura amahoro. Ayiwe data we, bamaze kubura amahoro, umunsi wa mbere urira, umunsi wa kabiri urira, umunsi wa gatatu aba bagore babura amahoro, kuko ntabwo nshingiye kuntu babikoze, ntabwo bajyaga. Icyamba ngiye kubabwira ubutwari bw'aba babyeyi. Kandi aba babyeyi bombi none n'iyi saha batumije bitwa ababyeyi, bariko agaciro mufite mwagakuye kuri Mariya na Marita. Kubera iki? Yesu amaze gupfa, imva ye bayiririshije abasirikari. Baravuga ngo uyu mubesha atari yapfa, bavuze ngo mu minsi 3 azazuka. Bafata imva ya Yesu, barangije bashyiraho uburinzi burinda imva ya Yesu. Ngo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, Mariya na Marita ngo uko bajanaga Yesu ngo bagendaga bahinguka, bagenda bareba ngo mbese uyu mugabo Yesu, uyu mwana, uyu nguyu, uyu mubyeyi wacu arashingurwa hehe? Ariko ntibigaragaze, cyangwa se birashoboka ko nabo baba barahakandagiye, ariko bareba ko Yesu ko bamushingwe basanga nda gaciro bamushinguranye. Yesu we. Ngaba bagore ngi umunsi wabakiva kumva bagiye basuhuza umutima bafite agahinda, bavuga ngo iyo twapfushije imva z'abi wacu cyangwa se imva za bene wacu barazikorotira, bagashiraho amakaro, barangiza bagashiraho indabyo, bikagaragara yuko iyo ari imva. None umwami wacu wari uduhagarariye arapfuye, bamushinguye ndagaciro. Baravuga ati oya, twibi ndago tubyemera. Aba bagore babyuka isaha ya 9 ngo bafata ibihumura neza, bagenda babijana kumva. Ngo bageze kumva biritubwira iki? Ngo bageze kumva ya Yesu, ngo basanga ngo imva irarangaye. Nura muri byavuze ngo imva ya Yesu igizute irarangaye. Haleluya. Imva ya Yesu irarangaye. Niyo ndimbo bayikuye. Ngo bageze ngo basanga ivirangaye, bagira ikibazo. Bavuga ngo none ko twari tuzanye ibihumura neza, ko twari tuzanye umutako kuri iyi mva, ko twari tuzanye nawe baze 9, ndago bigeze babwira abagabo babo cyangwa se abantu bo mu mudugudu wabaherekeza. Bo baritanze babindwari. Ndakubaza ngo muri iyi minsi, muri uyu murimo uri indwari gute? Ese wowe uri mu kazi ki? Mu kazi kawe uri indwari? Aba bagore babaye indwara. Umva ubutwari bagize. Ndago barebye ko Yesu bamutwaye nabi. Ndago barebye ikibazo cy'abavuga ati niyo tusanga izi ngabo zirinze imva cyangwa se bodyguard barindishije imva ngo baratwica. Ibyo ndago babitekereye, ahubwo bavuze ngo unigo yapfuye, natwe nibashake batwica, ariko turashaka gushira ikimenyetso kumva ya Yesu. Ngo bageze basanga imva ye irarangaye. Haleluya. Basanze imva ya Yesu irangaye, bagira icyaba ngo none ahari bamutaburuye bamujana ahandi. Ngo bumve ijwi riturutse mu ijuru irababwira ngo mutera gushakira umuzima mu bapfuye. Yesu mwari muzi wa wundi wapfuye, wa wundi babambye, wa wundi bashinguye, uyu munsi yazutse. Mwimushakira he mu bapfuye? Uyu munsi ni muzima. Ijuru ribatekerezaho, babona ishaka bagize, bavanga ababyeyi tutere kubarindagiza bataja kugumiza gushakisha. Bababwira ngo nimuhumure, tubonye neza ko mwabaye indwari. Uwo mwazaga gushaka Yesu yazutse, ntabwo akiri mu bapfuye, ni muzima. Haleluya.
bari barinze imva bavuga ati ntituvuge ko bamwibye, ntituvuge ko yazuza, tuvuga ko bamwibye, ko baje kumurwanya, ko baje kuturwanya barangije bakamutwiba. Ngo hari abasirikare batagira amaranga, hari abantu batagiraga iciciro, barababwira ati ngira ngo namwe mutatuvamo mureke tubashakira iki amafaranga. Muriba inkuru ya Yesu yabamaye gute ko Yesu yazutse. Mariya na Marita ntago babyihereranye, baravuze ngo wa wundi bishe bakamubamba, wa wundi uko yihano bavuga ngo mu minsi 3 uzazuka, ngazazuka. Yazutse, inkuru igenda yamamazwa na Mariya nande na Marita. Haleluya. Abagabo twe twari twijyambiye aba bagore babindwari na n'uyu munsi. Niyo mpamvu ndisigaye ndibaza, uribaza niyo aba barabyutse bakaja kumva mu mudugudu ndabagabo bari barimo, ndabashumba se bari barimo, ndabahanuzi si bari barimo, ndabadiyakoni si bari barimo, kubera ko abagore nibo bahagurutse bakaja kureba aho Yesu bamushinguye kugira ngo bashire indabyo zigaragara ngo nawe ahambwe ng'umuntu, mbese ahambwe mu kinyabupfura, ahaba uburenganzira bwe. Yesu nashimwe. Ngarika aba babyeyi bahageze baragenda ngo banava ngo Yesu bamwibye, bavuga ati oya nimushake mutwice kuko niwo mwishe yazutse. Barababwira ngo Yesu yazutse. Narago ngwingingira niyo mba uje kugira mu iteraniro ugasanga abagabo handi hari abagabo 10 barimo abagore 30 40. Kuva munsi n'abagore baherewe ijambo. Ndiba ahubwo uyu munsi numva ubupasiteri cyangwa ababishopu benshi ari ngabaraga mutima yanje barabaye abagore kuko nibo bagize ubutwari bwo kugera kumva ya Yesu, banamamaza inkuru ya Yesu ko Yesu yazutse. Haleluya. Bene data, ndakwingira ngo nawe ubindwari muri iki gihe kandi urwara ishaka cy'umurimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero tugiye kuganira ijambo nagira ngo ubwire ngo aba bagore bagize ubutwari na n'uyu munsi ndumva abagore aho muri mwababyeyi mwe, aho muri hose mwababyeyi mwe, muje mugira ishaka mu by'Imana uko mwagize ishaka, Mariya na Marita bagize ishaka ryo kuja kureba aho Yesu bamushinguye, bajanye ibihumura, banahageze basanze yazutse, baravuga ngo ndago turabyerera turabivuga. Mbabarira niba uri umubyeyi uririmba gira ishaka mu buririmba, niba uri umuvuga butumwa uri umubyeyi gira ishaka mu murimo wawe, niba ari ugufasha imvubyi gira ishaka, kuko aba babyeyi bombi bari bakwiye kubabera indangarugero. Aha hantu bagiye ntabwo bari babemerewe kuhaje, ariko bagira ishaka. Yavuga ngo uyu Yesu yatukore ari imirimo yakoze, abana bacu yabagiriye neza, mu mudugudu wacu hari ibitangaza yagize ute yakoze. Mariya nabavuga ngo nubwo yatuzuriye Lazaro, ese wowe mu rugo rwawe nta gitangaza Yesu yakoze, mu muryango nta gitangaza, kubera iki? Amen. Yesu nashimwe. Wowe bikururi kuko utagira ishaka mu murimo w'Imana, kuko utagira ishaka mu by'Imana, kuko utagira ishaka mu byo ukora, ndaco Yesu yakoze. Ko ikigaragara kwa Mariya na Marita barabyutse ijoro bibutse ko yabazuriye musaza wabo, baravuga ngo nubwo yapfuye ariko yatuzuriye nde Lazaro. Natwe reka rero ico tugiye gukora nubwo abantu batabibona, ari kiri mu ijuru iratureba, irabona umuhati twagize ute twagize. Kora gira neza wigendere, niyo umwana w'umuntu ataguhemba uzabenga imirimo uri gukora Yesu Imana iri kuyireba. Yesu nashimwe. Ko Mariya na Marita turibaza ngo irasa ya saa 9 bari babyutse nira rugomba kubona, bari bagomba gushimwa nandese, ariko bari bazi kiri mu ijuru yabaherekeye, biyambuye umwambaro w'ubwoba, barawiyambura bashirika ubwoba, bavuga ngo nubwo hari ababodyguard barinzi y'imfa ndaco natwe batwice, ariko ijuru bimenyekane ko nubwo turi mu isi hari bari inyuma ya Yesu. Ese wowe uri inyuma yandi muri kamera y'amasaha,
urimo uradwanisha akagute mu murimo w'Imana, urimo urarwanisha akagute mu muryango urimo, muri karitsiye irimo, mbese mu rwego urimo uradwanisha akagute. Aba bagore bombi babaye indwara barwanisha Jehova ngo tubyuke isaha ya saa 9 batubona batatubona. Ni ngaho bavuze ngo aba barinzi mva barasinziriye. Uribaza bari baragenda ng'umuyaga, ndago bari bagomba gukandagira aho hantu ngo bumve imirindi yumvikane, bari bashitse ubwoba, umutima wabo bari bamaze kuharira Imana. Yesu nashimwe, Imana ni yamamare. Twaganiraga ku babyeyi babaye indwara, ababyeyi kuntu ababyeyi bombi babaye indwara, kuntu Mariya na Marita babaye indwara. Ndago bapfa gufata ibihumura babijane kumva ya Yesu batarabaye, bari muri make bari banza amagara yabo, bavuga ngo ndacyo niba twica tugiye ku munsi wa gatatu Yesu yihanuye kazazuka, niba twica akazuka aratuzura, arabona ubwitange twagize ute twagize. Yesu nashimwe cyane. Icyamba nukuri kumanda nukuri ndakwinga ngo bindware ngaba babyeyi bombi. Yesu nashimwe. Reka rero ndatinze nanone nababwiraga ku bantu babaye indwara bagiye kumva ya Yesu baritanga, bahara amagara y'abari bahaza amagara yabo, bari bahaze ubuzima bwabo, baritanga bavuga ngo ndacyo uwapfuye nawe yari umunatwe. Ariko muri iki gihe ndago sinzi kumva ngo umuntu ugiye kwitangira mugenzi wawe. Ni bangahe babikora? Ababyeyi bari bitanze mu kazi urimo wakitangira, ese mu itorero wakitangira, mu muryango wawe wakitangira, mu kazi ukora wakitangira. Yesu nashimwe. Dudatinze reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Yohana ibice 9. Yohana ibice 9 umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Ndabwo nzi ubuhumyi wavukanye nabwo. Birashoboka ko waravukanye icangiro, ubwo n'ubuhumyi. Birashoboka ko waravukanye karande yo mu muryango, ubwo n'ubuhumyi bukugendaho. Ngariko Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu nashimwe. Niwe uzi ubuhumyi ufite, ubwire Yesu ngo data nanjye navukanye ubuhumyi, navukanye icangiro, ndacuruza ndibyemere, ubu n'ubuhumyi. Ndashaka bikanga, ubu n'ubuhumyi. Kuba ndari nabyara navukanye ubuhumyi. Winginge Yesu agukure ubuhumyi ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Umurongo wa 7, umurongo wa 8. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu niwe cyanga siwe? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ninje. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akasiga ku maso. Arambwira ati jisoro wamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Uwari impumyi bamushira abafarisayo, kandi uwo hari ku munsi w'isabato. Uwo Yesu yatobayemo akondo akamuhumura. Amen. Ni inkuru ndende urayisoma ugeze hasi, ariko ndashaka kubwira ngo uyu yari impumyi, nawe ari ubuhumyi ufite. Abantu barakwitegereza muri karitsiye, ndakwigereranya n'iyi impumyi, barareba bakabona ndacerekezo, bakabona ndaho uzava ndaho uzashakira, wakora bikabona ndacerekezo. Abantu benshi bamubonye kera aho arasabiriza barabazanya bati uyu siwe wicaraga asabiriza? Amen. Ndabwo zandu maze iminsi wicaye,
ntabwo nzahandi umaze iminsi uzuzukurikiye, ntabwo nzahandi umaze iminsi ushakira akazi, ariko abantu barimo barabona ndacyerekezo. Bibiliya itubwira kuri iyi mpumyi yavutse ari impumyi. Abantu bakabaza bamwe batese uyu yakoze icyaha ko yavutse ari impumyi, bamwe bakibaza ese ni ababyeyi be, ese niwe, uribaza ngo bamubazaga ngo yakoze icyaha ari impumyi, yakoze icyaha atari yavuka gute? Hari igihe abantu babona utari wabona akazi bakumva yuko wavutse nabi, babona utari wabona urushako, utari wabona urubyaro, bavuga ngo uyu nguyu ngo karande yavutsemo ndimwemerera kubyara. Ndagira ngo ngubwire ngo iyo atabaye impumyi nawe Yesu umwinginga aza guhumura. Yesu nashimwe. Ngo umurongo wa 8 wamfashije, ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati se uyu niwe cyangwa siwe? Amen. Imana igiye kugutabara. Abantu bibaza uyu ko yahoraga mu ikode, iyi nzu niye cyangwa si? Ese niwe cyangwa siwe? Uyu ko twari tuzi ko yarapfishije ukwe 2 gatatu, uyu ni wa mukobwa wa runaka, iyi invitation ni iyiwabo cyangwa si iyiwabo? Haleluya. Bazongera barongera bareba izina, iri zina ni Dorosera, iri zina ni w'Imana, iri zina ni ijyamakire, iri zina ni ijya dukundane, iri zina ni ijya ko twari tuzi yuko uyu muntu atazubaka, niwe wubatse cyangwa siwe? Abantu bagiye kubaririza muri quartier yawe. Haleluya. Icyo navuga ngo bamwe bati niwe, abandi ati siwe. Icyo akora asa nawe. Hari igihe abantu babona utazambara wanywa muri quartier ati wiriwe boss, bati sura yabaye boss ijyane, niwe si cyangwa siwe? Imana igiye kuguhagurutsa ku ndebe wari usuzugurikiyeho. Abantu bagiye kukubona ku yindi ndebe, bavuga ngo iyi ndebe wicayeho ntabwo ari iyawe. Mwene data, igisuzuguro wasuzuguye ko mu kwezi kwa 7 2024, 2023, 2020 ugera 2025, babona ko igisuzuguro kikuriho. Ndagira ngo ngubwire ngo Yesu agiye gukuraho igisuzuguriro, abantu bahindura amagambo. Iyi mpumyi bahinduye amagambo, bahamagara ababyeyi be, bamaze ati uyu ni wa mwana wanyu waririmbumyi, bababyeyi bati niwe, baravuga ati siwe, arababwira ngo ni mwicecekere, nabibabwiye karinje. Yesu nashimwe. Amen. 10 atubwira ngo iki turacyari ku 9, nawe arabasubiza ati ninje. Nawe yarabibwira ati ninje waririmbumyi, ninje wa undi mwahaga ibintu bidafashije, ninje wa undi mwazanaga ibyo byagaze, ninje wa undi mwazanaga ibyo mwanenye, kuko ndashoboraga kunapfaga kubijya, ariko uyu munsi Yesu arandeturuye. Uyu munsi nanjye ndahahanga abandi, uyu munsi nanjye ndamenye ko ikiciro kibirayi gihagaze, uyu munsi nanjye ndaje kumanika akabako mu murenge, ninje mwari muzi yuko ndazasezerana, uyu munsi nanjye ndambara imbeta, ninje uyu munsi ugiye kwa Gitifu, ninje uyu munsi wabaye meya, ninje uyu munsi wabaye umumotari. Iyi mpumyi yivuga ibirwi, iravuga ngo ninjewe mwahoraga muvusakuriza uruhande, muvuga ngo ndabwo nzareba, muvuga ngo ndabwo nzikuraho ndi, muvuga ngo ndaho nzava. Ariko Yesu utarobanura ku butoni, Yesu utareba akavukire, Yesu utareba uburanga, Yesu utareba igihagararo, yangeza ndeba n'amaso y'imbabazi, arangije ngiririmbuwe atoba kondashira kuki ku maso. Arambya ngo ninje muri Yorodani, nje kuyaga, mva muri Yorodani agize ute naho araho Yesu agiye kukohereza, Yesu aguhumanure akohereza ufubona akazi, araho Yesu agiye kuguhumanurira. Aho wari bazi ngo ndaguzahumuka, aho bari bazi ngo uzahabyimbira amaguru, ndaga ariho bakikubyimbira amaguru. Yesu akoze operation ku buzima bwawe. Haleluya. Bandu bagiye kwibaza, ni wewe utunze amafaranga, ni wewe woroye inga, ni wowe wavuye mu ikode, ni wowe wabonye umugabo, ni wewe wabonye urubyaro, kuko bari bazi yuko uzapfuca. Ndagira ngo ngubwire ngo ongera ugire kwizera. Ahantu waruri wabona gutarahikura, Yesu agiye kuhagukura. Yesu aje kukubera umuterangunga, Yesu aje kukubera umwambasade, Yesu araje aho ngaho bakuvugiraga. Yesu aje kuhagukura, kandi nagukura mushiki waje, nagukura mama, nagukura papa, nagukura wa musore we, nagukura aho ngaho bazo ngo ntuzahekere. Numara guheka abantu bazagusura, ere gukira inzare ndawazi wawe, utari wahindurirwa agaciro Yesu atari yagahindura, Yesu atari
oya reka ngubwire, Yesu atari yagukuraho igisuzuguriro ntabwo abandi bazemera kuzatabara, nibyo baguhanurira bakubwira ngo barakubesha. Rero ndagira ngubwira ngo iyi mbumyi Yesu, iyi mbumyi yigeze kumva amakuru ko Yesu bunyo mu mudugudu w'i Nazareti, ngiye impumyi iragenda ngo yicara ku nzira barayicaha, ngo Yesu ngayinyuraho ngarigendera gato. Kuba Yesu yanyuze kuri iyi impumyi ndo byari bisobanurwa ko atari buyihumure, yagira ngo imanza yumva amagambo barayivugaho, ngo Yesu amaze kumva amagambo bayivuzeho ngabya ngo nimusubireyo mumubwira ngo ndi kumushaka, ngo yampumyi yumvisha imirindi ngirongera irikanga ngigiye kwikubita bayibwira ngo humura Yesu w'i Nazareti arimo aragira ute aragushaka. Ibaza umuntu Yesu aranyuzeho, Yesu ejo yakunyuzeho, ejo bundi akunyuraho, muri 2000 yakunyuzeho, 2021 akunyuraho, 2018 azakunyuraho, muri 2001 akunyuraho. Abantu barakuvuga ngo ndago wasenze, naho ngubwira ngo Yesu aratumye ngo abakuvuze nibaze bagusure. Yesu arategetse abakuvuze bagiye kuguhamagara akazi karari, bari bazi ko Yesu yagwise. Yesu aragarutse ku buzima bwawe. Nyemerera mwene data wumva ubu buhanuzi, kuba mbuguhanuri wari umaze imisurira, wari umaze imisi ubabaye, Yesu aje gukuraho umubabaro, aje gukuraho karani, aje kugukuraho ibyaha bigutumije ubimbumye, aje kugukuraho ico cangiro. Yesu aramanutse, Yesu ariyiziye, Yesu azanye ubutabazi, Yesu arururutse, yururukiye urubyaro rwawe, yururukiye business yawe, yururukiye umuryango wawe, yururutse arururutse mu burwayi bwawe. Yesu arurutse mu bugumba wari ufite, Yesu arurutse muri karandi wari urimo, Yesu arurutse aje kugukura muri iyo karandi wari umaranye igihe kirekire kigeragezo cyo kuva. Yesu aje kugukura, agiye kugukuraho uburwayi bwo kuva. Haleluya. Bibiliya itubwira ku bagabo bane bazanye ikirema, ngo bageze ku rusengero ngo basanga urusengero ruruzuye, ngo ariko ngo barangije bakora imibare, ngo baratobora ngo bafata ingobyi bayikubitaho Yesu ari, ngo Yesu arararama ngo areba abagabo, ngo areba ingobyi, ngamubwira ngo kwizera ngikora ingobyi yawe ugira ute ngo utahe. Uyu murwayi ko yageze ku muryango, abadiyakoni ntibamwinjize, amaze kuvugana na Yesu yanyuze mu idirisha, yanyuze muri parafo, yasubiye hejuru ku rwego, yanyuze. Iyo Yesu avuganye nawe abakwimye inzira barabimenya ko Yesu yavuganye nawe, bakibwiriza bakagira ute bagayigamira. Aba badiyakoni baribwirije bamenya ko avuganye na Yesu, Yesu abyangiye ko ifata ingobyi yawe ugira ute wigende. Bahise bamuha inzira aratambuka, ariko akiza nta nzira bamuhaye, ariko mu gusohoka yabonye inzira. Haleluya. Birashoboka wabuze aho winjirira, urahatana urabyigana, winjiye ubyigana, winjira ubyigana, urakomeza urahatana, ariko ukimara kugera kuri Yesu ugiye kunyura ahagaragara. Wanyuze ahantu h'inzitane nuko utari wahura na Yesu. Kuva Yesu nimumara gukubitana, Yesu nimara kubonana muri karitsiye, mwakubitanira mu isoko ndago bindeba, yagusanga iwawe ndago bindeba, ariko ugiye guhura na Yesu. Kandi umara guhura na Yesu uracagaragara. Aba bagabo bafashe uyu mwanzuro wo kuja gutabara inzu, ndago bari urumyango wari uhari, ndago urusengero bagwase rutagira umuryango, yewe wari ufite n'amadirisha, ariko basanga ahantu hose amadirisha ari abadiyakoni, basanga imiryango yose abadiyakoni. Ngo ariko ngo uyu murwayi ageze kuri Yesu, ngo Yesu akira amakimubona, avugana n'amujambo ko byangikore buri bwa ingobyi yawe ugira ute wigende. Abadiyakoni bahise bamenya ko avuganye na Yesu. Ndashaka ngo abantu mu mudugudu bamenye ko avuganye na Yesu. Wa mukobwa bimenyekane, wa mucuruza barukaga inyatsi bimenyekane, wewe wari urase perime bimenyekane, ugukoresha amenye ko wahuye nani, ko wahuye na Yesu. Ahita akubwira ati nukuri perime yawe yakira, wose uje mu ukikanagira modoka bavuga ati rwose watsinze, akira perime yawe, akira kwizera kugiye gura na Yesu akakura hibya. Ni wahuze ubuhumyi umaranye imisi, uzikirageza umuranye imisi, nanjye tsindagiza ikigiraga inzu ubuhumyi bwawe, ariko ndinginga Yesu aze duhure. Yesu namara kumbona, nimara kukubitana na Yesu namara kungiraho akangura ubuhumyi, abantu barahindura amagambo. Yesu ndagushimye kuko abantu benshi mugiye kubahindura ubuzima, kandi mara guhindura ubuzima. Abantu bavuze amagambo menshi, weho ni ijambo rimwe wavuganye n'iyimbumye, ni ijambo rimwe wavuganye n'iyimbumye yitwa Baratumayo, ni ijambo rimwe wavuganye n'umwana uri ku kidendezi, ni ijambo rimwe wavuze ngo nindungozeho, wari umaze imyaka 12 mu mugongo akoze kwikanzu gusa, wavuze rimwe ngo ngozo nini, mugabo avuga ngo ninge wabya ngo ntagende ibugwayi bwagize arabukiza. Ndashanga uvugane natwe ijambo rimwe ridukuraho igisuzuguro. Ni rimwe abakobwa bakeneye kwakuraho muri karani, ni rimwe abagabo bakeneye bakabona amafaranga, ni rimwe ijambo abize bakeneye kubavuga bakabona akazi, ni rimwe dukeneye kutuvugaho gusa. Imigisha yacu ikaboneka ngo bavuga butumwa mu izina rya Yesu.
Imana bakomereza amaboko. Nakubwiraga ngo Yesu uhure na Yesu avugane nawe ijambo rimwe. Ijambo rimwe riratesha agaciro abantu magambo bakuvuze, kuko iyi mbumyi ni ijambo rimwe Yesu yayivuze abya ngo je muri Yorodani wiyuhagi gire gusa urava mugize ukiza. Nawe renaga ngo Yesu akuvugeho ijambo rimwe rigukura mu gisuzuguriro, we nukuri uyibwira ngo data ngeneye kuvugana nanje rimwe ngahura n'umugisha wanje. Imana ibaha umugisha, Imana ibakomereza amaboko, amari Imana bane namwe. Rero inomero yanjye ni yayindi ni 0788 61 49 16. 0788 61 49 16. Ariko ugire kwizera kugiye ko Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe nikagukura mu gisuzuguriro. Ijambo Yesu agiye kuvuga buri gukura mu ikode. Iri jambo rimwe Yesu agiye kuvuga buri rishura ya madeni wari ufite. Ibyo ndagaciro byari bifite Yesu nakuvuga wijambo rimwe biragira agaciro. Akira kwizera mu izina ryande rya Yesu. Ndagushimye Yesu uri Imana nzima, turagushimye yuko uri Imana ivuganye natwe, kugiye kuvugana natwe ijambo rimwe reka dukura mu gisuzuguriro. Abakobwa bagucyo barakurindiriye kuvugana na bijambo rimwe, abagabo barakurindiriye kuvugana na bijambo rimwe, abafite diplome barakurindiriye kuvugana na bijambo rimwe, abakeneye urubyaro barakurindiriye kuvugana na bijambo rimwe. Wamara kuri bavugaho kabakura y'igisuzuguriro. Turagushimye ko abagabo bagiye kuvugana natwe, ababyaye ugiye kuvugana nabo, abasore n'abakobwa ugiye kuvugana nabo, abakeneye perime ugiye kuvugana nabo. Ndagushimye la tosifo yugiye kuvugana natwe. Ndabwo ureba kavukire, ndabwo ureba uburanga, ndabwo ureba ugihagararo, ahubwo icyo dusabwa nuko kwizera. Turagushimye Yesu, bwoko bwe ndabwaturaho kwizera, ndabwaturaho uburinzi, ndabwaturaho imbaraga zawe. Iyi tariki ya 17 bakicumvira ijambo bakire kwizera kugiye kuvugana nabo. Ndagushimye Yesu kuko ubahoye ubwoko bwawe, kandi nubwo ari mwa bari kurira mbonye hanaguye abantu marira, mbonye bakuye mu mubabaro, mbonye bakuye muri karande, mbonye baguriye imbago nguko waguriye ya besi. Ndabigushimiye data kuko ari benje ugiye gufungurira imigisha, kuko ari benje ugiye kuvugana aho ijambo rimwe gusa ibyabo bikabahoka. Hari benje ugiye gura nabo ubabwiye ngo bakire igitangaza. Mbonye abantu bakire igitangaza cy'umugisha. Ndakwinginze wowe ugira kwizera ngo data nguteze amatwi kubavuga uko wakorize igitangaza kuri impumyi, ku bana banje kora igitangaza, mu rugo rwanje ukora igitangaza, abakobwa bawe bashake Yesu akora igitangaza, bana bawe bakora ubukwe Yesu akora igitangaza. Iyi borokaje baveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye kuko zigitangaza kandi kufunguye amarembo y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.